Nubyuka mu gitondo kare cyane ukajya mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali, uzabona abantu benshi birukanka batanguranwa n'amasaha, bamwe bakora imirimo itandukanye. Ikintu kibirukansa ni kimwe gusa: amafaranga. Bacuruza amasaha yabo, imbaraga z'umubiri, umudendezo wabo, ubuzima bwiza bwabo ndetse n'umutuzo wabo, kugira ngo babone impapuro bazaha landirodi n'abasohore mu nzu ukwezi gushize, bazazihe mwarimu n'abuze abana babo kwiga, bazazihe sosiyete ishinzwe amashanyarazi REG kugira ngo batarama umwijima, ndetse bazazitange bahabwe mituweli kugira ngo nibarwara bazavurwe. Benshi muri twe twibwira ko nitugira umubare mwinshi w'amafaranga kuri mobile money cyangwa kuri konti ya banki yacu aribwo tuzaruhuka tukishimira ubuzima dufite, ariko ibi ntabwo ari byo. Mu mwaka w'1938 muri kaminuza ya Harvard, imwe mu zikomeye ku isi, hatangiye ubushakashatsi bwiswe Harvard Study of Adult Development, bwari buyobowe na Dr. Robert Wadija, umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu. Intego yabwo yari gushaka kumenya uti mbese ni iki mu by'ukuri gituma umuntu abaho yishimye ndetse akagira ubuzima burambye. Ese ni amafaranga, ni ubwenge, cyangwa naho umuntu yavukiye? Uyu mushakashatsi yafashe abantu 724 akodesha abantu bakurikirana imibereho yabo kuva mu gitondo babyutse kugera nimugoroba bagiye kuryama mu gihe cy'imyaka 85. Nibwo bushakashatsi bwa mbere bwamaze igihe kirekire mu isi. Abantu bakoreho ubu bushakashatsi bashyizwe mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere cyari kigizwe n'abanyeshuri bigaga muri University ya Harvard, bakomoka mu miryango ikize, babaho ubuzima bworoshye ndetse banafite amafaranga menshi. Icyiciro cya kabiri cyari kigizwe n'inkumi n'abasore bo mu mujyi wa Boston babaga mu bukene bukabije, ubuzima bugoye, bamwe batanabona n'ibyangombwa by'ibanze bya buri munsi nk'amazi n'ibiryo. Ibi byiciro bibiri by'abantu batandukanye babikurikiranye imyaka myinshi bareba uko buri cyiciro kibaho, uko gikura, uko kigira ibyishimo ndetse n'uburyo gisazamo. Maze nyuma y'iyo myaka yose basoje ubu bushakashatsi babona ukuri gutangaje. Babana b'abakire muri icyo gihe cyose ntabwo bigeze babaho ubuzima burimo ibyishimo butekanye cyangwa se bwisanzuye nk'ubwo mu cyiciro cy'abakene babayemo. Abakire bari babayeho nabi atari ukubera ko babuze ibyo kurya no kunywa naho kurara, ahubwo kuko bari babayeho ubuzima buhoramo amakimbirane, ubwigunge ndetse bwuje inabi. Ibi byabaye kuri aba mu gihe ab'abakene bari babayeho bakundana n'imiryango yabo, baseka, basangira ubusa kandi bashyigikirana. Uwakoraga ubu bushakashatsi Robert Wadija yaje kubona ko hari ikintu kiruta ubukire n'ubukene, ikintu kigena uko ubuzima bwa buri umwe muri twe bumera neza, kitari amafaranga n'ubutunzi. Wakwibaza ngo icyo kintu ni ikihe? Ni ikintu cyoroshye umuntu uwo ari we wese utangiye kubaka ubuzima aba afite, uretse ko abenshi dukunze kukirengagiza. Nitwa Irumva Shadrack, mbahaye ikaze mu kiganiro. Ibikubiye muri iki kiganiro byavuye mu bitabo birimo icyitwa Psychology of Money, cyanditswe na Morgan Housel mu 2020, Nicomachean Ethics, cyanditswe mbere y'ivuka rya Yesu Kristo n'umuhanga mu by'igamitekerezo w'umugiriki Aristote, ndetse na Think and Grow Rich, cyanditswe mu 1937, cyandikwa n'umugabo witwa Napoleon Hill. Mu gushaka kumenya ubuzima bwiza icyo ari cyo, si abashakashatsi ba Harvard gusa babicukumbuyeho. No mu myaka 1000 ishize hari abandi batekerezaga kuri iki kibazo. Umwe muri bo ni Aristote, umuhanga wabayeho mbere y'imyaka irenga 2000 ishize. Yagerageje gusobanura ubuzima mu buryo bworoshye ariko bufite igisobanuro kizima. Yavuze ko ibyo dukora byose, haba kwiga, gukora, gushaka amafaranga, byose biba bifite intego, ariko izo ntego zose zitangana. Hari ibyo dukora kugira ngo tugere ku bindi, n'ibindi dukora kubera ko hari ibyo twifuza. Urugero, umuntu ashaka akazi kugira ngo abone amafaranga, ashaka amafaranga kugira ngo abashe kubaho neza. Ariko icyo kubaho neza nicyo kibazo nyamukuru.
nicyo Aristote yise intego ya nyuma y'ubuzima. Iyo ntego ni igena agaciro k'ibindi byose dukora. Yavuze ko abantu benshi babyita kubaho wishimye, ariko si ibyishimo byo guseka cyangwa kumva umeze neza gusa, ahubwo ni cya gihe ufite ubuzima bumeze neza mu buryo bwimbitse, ubuzima bufite ireme. Mu rurimi rwe yabyise eudaimonia, bisobanura ubuzima bwimazeyo, ubuzima bwuzuye. Ariko hari ikibazo gikomeye. Abantu benshi bibeshya bashakira ibyo byishimo. Bamwe babishakira mu byishimo by'umubiri nko gusambana, kurya neza ndetse no kwishimisha. Ariko Aristote we yavuze ko ubuzima bushingiye kuri ibyo gusa busa n'ubw'inyamaswa. Abandi babishakira mu kwamamara, kuba bazwi, kuba bakunzwe, kuba bubashywe. Ariko ibi nabyo avuga ko n'ubundi bishingiye ku bandi, kandi ikintu cyose gishingiye ku bandi gishobora kugenda igihe icyo ari cyo cyose mu gihe abo ngabo baguteye umugongo. Twese tuzi abantu benshi bibwira ko amafaranga ariyo gisubizo cya byose, ariko we yasobanuye neza ko amafaranga ari igikoresho gusa, aho akoreshwa kugira ngo tugere ku bindi. Ibi bihita bisobanura ko atari cyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Iyo amafaranga atagifite icyo aguha, nta gaciro aba agifite. Tekereza, umuntu ufite amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri byiza, ariko nta bushake bwo kwiga agira cyangwa ngo atsinde. Umuntu ufite amafaranga yo kugura ibiryo byinshi, ariko nta apeti cyangwa ubushake bwo kubirya afite. Umuntu ufite amafaranga mu mufuka, ariko akaba arwaye bikomeye, kandi twese tuzi ko ubuzima butagurwa n'amafaranga. Ibi bivuze ko amafaranga atariyo ntego ya nyuma y'ubuzima. None se ubuzima bwiza bushingira kuki? Hano Aristote yatanze igitekerezo cyihariye, asobanura ko buri kintu cyose kigenerwa icyo gukora cyangwa se umumaro. Icyuma kigenewe gukata, umutima ugenewe gusunika amaraso mu mubiri. Iyo ibyo bikora neza, tuvuga ko ari byiza. N'umuntu rero agomba kugira icyo yihariyeho akora. Icyo yasanze gitandukanya umuntu n'ibindi binyabuzima ni ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo, ari byo twita ubwenge. Bityo ubuzima bwiza si ukugira byinshi, ahubwo ni ukubaho neza ukoresheje ubwo bushobozi bwawe. Ni ugufata ibyemezo neza, gukora neza, no kubaho mu buryo bufite intego. Kandi ibi ntabwo bigaragara umunsi umwe, ni urugendo rw'ubuzima bwose. Umunsi umwe witwaye neza mu byo urimo, ntuhita ugira ubuzima bwawe bwose bwiza. Ubuzima bwiza buza gake gake uko umuntu abaho umunsi ku wundi. Bityo niba amafaranga atariyo ntego nyamukuru, ni hehe dukwiriye gushyira imbaraga zacu? Iyo uhuje ibi bitekerezo byombi, ubushakashatsi bwa Harvard n'ibya Aristote yavuze, hagaragara ukuri kumwe gusa. Amafaranga ni ingenzi, ariko si yo shingiro ry'ubuzima bwiza, ahubwo ni igikoresho. Ushobora kuyagira menshi, ariko ubuzima bwawe ntibwuzure. Ushobora no kutayagira, ariko ukagira ubuzima bwuzuye bufite ireme. Ubuzima bwiza ntibupimirwa ku byo ufite, ahubwo bupimirwa ku buryo ubaho, ku byo wubaka, no ku gaciro ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Aha niho hari itandukaniro ryo kubaho no kubaho neza. Ndagushimiye cyane wowe waneze amatwi kuva dutangiye kugera ku musozo. Nge nitwa Irumva Shadrack. Tubonane mu kiganiro gitaha.